n'ama business nakoraga atandukanye uziko nacuruzaga imodoka mfite ama company wahoraga wansuye ku biro. Byatangiye gute kugira ngo company zose zigende ukaba uri hano? Wabonye ko habayeho no gusenyuka k'urugo. Ngira ngo murabizi abantu barabibonye. We ntari abantu badukurikiye batashobora kuhita babyumva neza gusenyuka, nagira ngo tubwiye buri kantu ko kandi iyo Satani yagusabye buriya mu by'ukuri David ntago nzi ukuntu rugo rwasenyutse. Umugore agiye ku kazi nkuko abandi bose bagenda, yego atahiriyo yataha tutatonganye tutashwanye, donc Imana yarabitwaye nsigira ibyo kwambara byakurenze nyine ngiye biba bindenze. Urumva natanye mvuga ati kisa watamukaga abantu bakamutinya. Afite aba bodyguard uza kundeba kuri office ugaca kuri barriere zirenga. Numvaga mfite ideni ko mubitse muhaye mugujije njya azanyishyura ku nkunda, sibyo? Ariko birangira nyine bibaye birangira neshuwe. Byarankomerekeje rero kuko icyo nari mukeneyemo ntago nakibona. Hanyuma nagusuye nsanga ibintu biri hanze. Ni by'agace kenshi gakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro ariko nanone nkakiyobora. Nkuko mubibona hano kuri kamera za Gonarike Plus dufite umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Prophete Christian. Nari nkumbuye, nategereje igihe kirekire, naherukaga kera, mwumve ko naje gusura inshuti yanjye ya kera. Ariko mwabantu mwe reka mvuge gatoya uburyo namusanze. Prophete ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana. Imana igenda ikoresha imirimo n'ibitangaza kuva kera muzi kugeza n'uyu munsi. Ni umuntu Imana igiye ikoresha imirimo n'ibitangaza. Namusuye kera yaratambukaga abantu bakamutinya, yari wa muntu ufasha abantu reka manze nguvuge Prophete nagusuye, yari wa muntu ufasha abantu hiwe mu rugo. Nageragayo ngasanga hafite abantu basaga 40 afasha. Ariko ubuzima namusanzemo uyu munsi namurebye numva ndababaye. Professor wambonyemo kubabara? Namurebye numva ndababara. N'uyu munsi ndavuga ati reka njye kuri inshuti yanjye ya kera. Koko se nibyo nimuvuga mwumve ko ndi kuvuga inshuti yanjye ya kera, ndi kuvuga umuntu nzi neza abantu babyumve, kandi nzi ko namwe mu nyumva. Ntabatindeye cyane, reka mwakire kuko ibyinshi tugiye kubiganira. Bajya bavuga ngo nta Imana itagukura nta nayo itakugeza. That's sure. Twumve turebe tunige, sibyo Profe? Twumve turebe tunagira ute tunige. Hanyuma rero ndakwakiriye. Murakoze cyane. Ni Prophete Chris. Abantu bari banzi kuri Gonarike TV, dutambutse ubutumwa bwiza, duhanurira abantu. Ndibuka no mu anniversaire amwe wabaga uhari. Nabaga mpari mu anniversaire wabaga nakoresheje abana bo ku muhanda. Wakoresheje abana bo ku muhanda. Reka ibyo bintu tuze kubigarukaho. Reka tuze kubigaruka ku bantu wagiye ufasha. Hari icyo gese byari la company yawe yitwaga nk'ikira Hembuka. Icyo gese byari Hembuka. Reka ibyo bintu tuze kubigarukaho. Hanyuma reka ngusabe, reka dutangire ikiganiro cacu n'isengesho. Mana turagushimiye kuko uri mwiza. Tugushimiye kubw'urugendo rwacu rw'ubuzima. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe nirihimbazwe. Mwene data ageze hano David, umunyamakuru wo kuri Gonarike Plus. Twahirukanaga ari kuri Gonarike TV, ariko n'uyu munsi ushimye ko tubana. Amen. Reka rero tuze kugira ibihe byiza. Nsengera umutima ugiye gukurikirana iki kiganiro ngo urebe wumve kandi wige mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma Profe, ko natangije ijambo nta Imana itagukura nta nayo itakugeza, kuna kubonye ngatungurwa, ni gute twisanze hano hantu? Twisanze hanyine kubera ishuri ry'Imana. Prophete watambukaga abantu bakamutinya, wagiyaga mu rusengero Prophete akavuga ati nge kiranda kigura nimugire ikibazo, nta mpamvu yo kuvuna abakristo kirange ndakigura. Wagiyaga mu rusengero akavuga ati no mureke kuvuna abadiakoni nje abashitsi ndabakira. Ni gute twisanze hano ishuri ry'Imana? Nanjye nyine nabonye biza ariko urugendo rwanjye rwa haso cyangwa se rwa suffering rwatangiriye igihe twakoraga igiterane cy'abantu
cy'abadamu bavuye bakoraga umwuga w'uburaya bavuye ku muhanda. Burya nibwo natangiye urugamba. Ubwo natangiye guhura n'ibindwanya byinshi, uzi ko icyo gihe hari n'abaguhamagaye bagutera ubwoba. Iki gihe barambane ubwoba, barambwira ati ibyo nibikurimo, barakubwira bati turagufunga kubera ko twari turi gukora, Imana yari duhagurukirije gukora ibintu byananiye abandi. So ariko ntekereza ko twari tugiye kubikora mu gihe kitari cyacu. Hanyuma rero burya niho urugamba rwatangiriye. Hariya kampani zitangira gusenyuka, bakozi ukuyemo akakigendera, ubuzima buba bubi nyine, ubuzima buba bubi kubera igihe tumaze. Ntitucyumva twabivugaho cyane. Ubu turimo kwiyakira nyine. Oya, turabivugaho. Ahubwo abantu bashobora kwita bibaza kugira ngo reka tumaze tuvuge imbaraga y'Imana, kuko akenshi nibyo mba ngendereye kuvuga imbaraga y'Imana, uburyo Imana ikora, noneho twarangiza tukavuga n'ubuzima bwacu, tukumva tukareba, ariko tukagira ute, tukaniga. Sibyo? Umuntu ashobora kwita yibaza ati ibyo byose wagiye ucamo, ahari ya mbaraga kera y'Imana yagukoreshaga, n'uyu munsi iracyahari, tubyizere. Iracyahari. Abantu barambona ku yandi ma media, ku zindi social media barambona ndi guhanura. Ngira ngo warambonye ubushize ndi guhanura intambara ya Amerika na Iran. Hashize amezi 8 iraba. Warabibonye mpanura urupfu rwa Wiringoma. Hashize amezi 2 ruraba. Wagiye ubona ibintu byinshi twagiye duhanura. Turacyakorera Imana kandi noneho ikirere cyareyutse. Za projet zo gufasha abana ku muhanda, gufasha abagore bakora umwuga w'uburaya, n'ama business nakoraga atandukanye, uziko nacuruzaga imodoka, mfite ama company wahoraga wansuye ku biro, byangiraga busy, umurimo w'Imana ukaba mukeya. Kandi narahamagariwe gukorera Imana. So jewe rero nisanga nyine ndi mu ma business cyane kurusha gukorera Imana, kandi aricyo nahamagariwe. Ntekereza ko aricyo cyatumye Imana ishima wenda kuba ubuzima uyu munsi tububamo, kugira ngo tugire umwanya wo gukora mu buryo bwimbitse. Ntabwo rero twigeze turekera. Ubwo n'abantu bakuganaga ngo basengere, mbona utangiye kubaburira umwanya, kuko icyo gihe nibuka ko abantu bagukundaga cyane pe. Utangiye kubaburira umwanya, ubwo biza kugenda gutya. Hanyuma Prof, reka tujye in deep. Ntabwo ari deep cyane kuko n'igihe dufite, ariko yageza gukora summary. Ubundi byagenze ute kugira ngo bino bintu byose bitangira, kuko ahantu nagusuye n'abantu bankurikiye babyumve neza, kuko niba twaje gusura umukozi w'Imana, ku bantu bagiye basengana nawe mu bihe bigiye bitandukanye, ku bantu bari buze kumukina nkana basengere, urumva iki kirere cyabaye kirekire, none ubu ngubu imbaraga yabaye nyinshi, niko navuga. Byatangiye gute kugira ngo company zose zigende ukaba uri hano? Byatangiye nyine nibwe n'umukozi nari nizeye. Icyo gihe twacuruzaga imodoka tuzikura muri Canada. Hanyuma tumuha amafaranga yagombaga tumuha amafaranga nyine yagombaga kuturanguriza. Amafaranga arayiba arigendera. Ageze ava muri Canada ajya muri Amerika. Ageze muri Amerika nabwo ahura n'abagizi ba nabi banamwicirayo. Abo bari bafatanyije kwiba baramwica kugira ngo amafaranga bayatware. Hanyuma dutangira urugendo nyine rwo guhasoringa, tubura amafaranga kwishyura banke irateza za cyamunara, ibyo twari dufite biragenda nyine birabastinga. Tuyisanga nyine turi mu buzima utari bworoshye. Wabonye ko habayeho no gusenyuka k'urugo. Ngira ngo murabizi, abantu barabibonye. We ntari abantu badukurikiye batashobora kuhita babyumva neza gusenyuka, nagira ngo tubwiye buri kantu ku kandi, kuko n'abantu badukurikiye hano kugira ngo baze kumva neza, bavuga ati burya Imana ishobora kugufata ikagukura hano ikakugeza n'ahantu, kuko nicyo kintu cy'ingenzi tugiye kwiga. Navuze ngo turebe twumve, ariko tunagira ute tuniki. Yego. Urumva nk'uko nyine mwagiye munabibona, iyo Satani yagusabye, Yobu Satani yaramusabye, Imana iramwemerera. Yemerera Satani ko mugerageza. Ntekereza ko ari cyo kintu cyatubayeho. Satani yagusabye, Imana ikagutanga, ikavuga ngo genda umukore, ariko ubugingo bwe ntago mbuguhaye. Nicyo cyabayeho, abaho gusenyuka k'urugo. Buriya mu by'ukuri David, ntago nzi ukuntu rugo rwasenyutse. Umugore agiye ku kazi nk'uko abandi bose bagenda. Yego. Atahiriyo ntiyataha. Tutatonganye,
tutashwanye, ntago urugo rwanjye warugendagamo, nta ntonganya zabaga, murabizi. Ndabizi. Nazaga mu anniversaire mu rugo wawe. Wazaga mu anniversaire, urabizi, rwari urugo rwishimye. So ntekereza ko rero kimwe mu bintu Satani yakozeho, yatacinzeho kugira ngo ubuzima bwanjye busubire hasi, n'urugo rwari rurimo. Nisanze nyine urugo rwasenye jusqu'à maintenant, ntabwo ngewe nagusobanurira ngo rwasenyutse gutya. Haba nawe ubwe iyo umubajije ntago akubwira ibyabaye. Ntago tuzi uko byagenze. Ntago tuzi uko byagenze, gusa ntabwo nanone ntekereza ko wenda byari ngombwa kubaho kubera ko nyine byabayeho. Brasimon yavuga ati ni byiza ko ikigeragezo kiza. Paulo yaravuze ngo nta kigeragezo kitari rusange kizabageraho. Aravuga ngo ariko ngo hamwe nibagerageza ducira kanzu. Hanyuma rero ntekereza ko ibyatubayeho ari rusange. Ntago ari ibintu, ntago ari twe twatangiriweho, nta nubwo ari twe twasorejweho. N'ubu turi kuvugana ubu hari abandi biri kubaho nk'ibyambayeho. Nyuma rero baje kundoga. Baje kundoga, abantu bari bafite amashyari, urabizi ko ishyari ryari ryarahagurutse cyane. Hari n'abantu bashaka kureba gutya bakabona umuryo ugaragara, bakavuga ati sibe abintu ari kuvuga n'ukuri. Ni ukuri kuko tugiye kuvuga ubuzima muri uyu munsi ubayemo. Abantu bari buze kukubona mu costume, bakubone wambaye neza, uri umusirimu, bavuga ati ibi ni ibiki. Nuko abantu bakugira amashyari, barakuroga, barandoga. Igihe twavuganaga nkubwira ko narembye, nje nibuka post imwe wigeze gupostinga, nanjye nandi mu bihe bitanyoroheye. Urandika kuri post, urandika ati Musanze ndagusize, ati nubwo ngusize ntakwanze. Burya nari ndi gusezera ndi gupfa, nari ndembye cyane mu rwego rwo gupfa. Kuko iyo post ndayibuka nayibonye kuri status ya telefone ya kuri WhatsApp. Urandika ati Musanze ndagusize, ati kandi ngusize ntakwanze. Icyo gihe rero nibwo navuye mu Rwanda njya Madagascar. Kuko nari mu Rwanda bari barabuze indwara ndwaye. Njya Madagascar kwivuza. Uzi ko naho nagiragayo projet nari nshaka gutangirayo y'abantu bo ku muhanda. Njyayo, ngezeyo niho bavumbuye ko ari amarozi. Umuganga wansuzumye niwe wavumbuye ko ari amarozi. Yego. Hanyuma bampa imiti ngaruka mu Rwanda, ariko ntakize. Nibwo rero naje kumenya umuganga wo mu Mutara wagomba kunkurikirana. Burya nibwo navuye Musanze njya mu Mutara, ariko meze nk'umuntu ugiye gupfirayo. Mbese umeze nk'uhunze Musanze ngo ngupfire mu Mutara? Nari meze nk'umuntu ugiye gupfirayo kuko nari ndembye cyane, ariko meze nk'umuntu ugiye gupfirayo. So rero nibwo nagezeyo, umuganga arankurikirana, aramvura. Umubiri wose wari waratonyotse, ngira ngo urabyibuka nkohereza amafoto, umubiri wose ari ibisebe. Hanyuma arankurikirana, aramvura, ubuzima buragaruka. Ariko numva ko umutima umbwira ko ntagomba gusubira muri Musanze, nguma aho ngaho muri Gatsibo. So ubuzima rero hariya buba bubi. Ubuzima bwabaye bubi, njya gukora ikiyede. Ubuzima bwabaye bubi, njya gukora ikiyede. Umuntu wari ufite company, mfite imodoka ebyiri ngendamo. Mfite inzu, urugo rwiza. Njya gukora ikiyede. Umuntu wari ufite abapangayi we. Igiri kuvuga biroroheje. Biroroheje kubyo twaba dufite. Nuko ukomeza kurwana n'ubuzima, ukora ikiyede muri Gatsibo. Ndagikora kabisa. Njya kubagarira, ndibuka njya kubagara ibishyimbo imyaka ya rubanda kugira ngo ndye. Umuntu ashobora kwita yibaza ati izo modoka ibyiza yese zigenda gute? Ni bwa bujura bwa mbere bwabaye cyangwa se urumva habaye mu bwo bujura, habamo no kurwara, nivuza, birayoyoka, biragenda. Ibintu byose habamo no gusenyuka ku rugo. Iyo habayeho separation, urabizi, habamo umwe atwara ibintu, undi agatwara ibi. So icyo gihe rero urugiye rwasenyutse, umuntu uri kubyumva ufite ubwenge arabyumva. Kirugo rwasenyutse nyine ibintu, urugo nyine rwasenyutse, ibintu biba byasenyutse mu rugo. Urugo rwasenyutse, ibintu biba byasenyutse mu rugo. Nuko ukoze ikiyede, ariko ntabwo uri kunsoreza inkuru yose kuntu twaje kwisanga hano i Rubavu uri Gatsibo. Nibwo nyine nakoze urumva, kubera biriya bintu byarankomerekeje cyane. Narakomeretse cyane.
nuko ari umutima w'Imana gusa umbamo ariko ubundi narakomeretse cyane more than you think kuko urebye ibyambayeho nabaye nk'umuntu uhiriye mu nzu ariko adafite umuntu umukuramo nta muvandimwe mfite uri bumfashe yego nta nshuti mfite nawe ubwawe wari ufite ibibazo sibyo so byarankomerekeje cyane ku buryo numva ubutumwa bwiza ari bwo buri imbere cyane kuruta ibyo byarambabaje cyane byarankomerekeje ku rwego nyine udashobora kumva nisanga ndi gusuzugurwa n'abantu ndi gusuzugurwa n'abantu nakabaye ndi shebuja ndi gusuzugurwa n'abantu nakabaye nanjye abo nakabaye mfasha akaba aribo nkeneyeho ubufasha nibwo rero Imana yaje kumbwira ko ihinduye icyerekezo ariko ibyo byose n'ubundi byari ishuri ry'Imana nibwo Imana yaje kumbwira ko noneho ihinduye icyerekezo inyerekeje mu burengerazuba nubwo ntari mfite umuntu nashikishingikirizaho ngo musangeyo ariko Imana imbwira ko ngomba kuza iburasirazuba kugira ngo yongere ingarukeho nagombaga kuza iburengerazuba ubahanaje nyine mu buryo ubahandi mu mashimwe aha ngaho uri gushima Imana hanyuma nk'umuntu ushobora kukubona akabona wambaye kositimu ugaragara neza wakoze ikiyede ibyo bintu kubihuza neza bishobora kumucanga neza tubwire uko ni gute wambara kositimu ugakora ikiyede ibyo bintu bihuze none se nyine niba nari umukire mfite amafaranga ntabwo nambaraga ese ubukene bwaraje butwara n'imyambaro ubukene ntabwo bwaje ngo butware imyambaro ndangije imyaka 5 nta rukweto ngura nta mwenda ngura kandi nkambara neza kuko nyine nari mfite ibyo kwambara donc Imana yarabitwaye nsigira ibyo kwambara ibyo kwambara byo byari kujyayo kereka iyo ari inzu yahiye bigahiramo so umuntu ashobora kubyumva rero ntekereza ko kubyumva ntabwo byamugora hanyuma urugo rumaze gusenyuka akomeje kuba wenyine by'igihe gitoya kuko urumva buriya burwayi nari mfite nibwo uyu mudamu tubana yaje kundwaza muhuriye hirya muri Gatsibo nibwo rero twafashe icyemezo nibwo twadesize kubana kubera ko nyine nabonaga gukomeza kuba muri ubwo buzima buri ntuza ugoranye gutyo nabonaga ntazabishobora so mbona ibyiza ari uko naba mfite umuntu ugomba kuba ndi iruhande murabana uwa mbere siko yagiye ku kazi agaherayo akagutahira iyo ngiyo byaje gusoza gute byarangiye agumye iyo divorce iraba twakoze divorce ndwaye yansabye ko ashaka divorce kandi ntago nari kumwangira urumva yari afite ubuzima bwe twabanye afite abana 3 mwabanye afite abana 3 yabyaye mwana umwe afite papa we undi afite papa we undi afite papa oya aho hantu reka tuhagaruke oya ntago nshaka kumuvugaho ntago nshaka kumuvugaho oya ariko reka tubwire abantu ntago ushaka kumuvugaho none se babana bose bavuga ati unagiraga mu rugi wawe turi kumwe n'abandi tuje mu anniversaire ukahita president ukavuga ati abo bana bose n'abanjye nta wanjye wari urimo hari harimo wanjye umwe kakandi gatoya kagakobwa bavuga ko ufite abana 4 uwo yari umwe 3 barabo uriya mudamu iyo nindi story ndende ariko mba ntashaka ko abantu bayivugaho cyane ariko urumva yari afite ubuzima bwe yamenyereye bwo kubamo yibana so ntabwo rero yari kunsaba divorce ngo njye kumuhatiriza kubana kandi adashaka ko tubana hanyuma aragenda nyine ajya muri divorce ajya mu buzima bwe nanjye ngo mu bwanjye mu Faransa yaravuze ngo après les échecs la vie continue nanjye ako kantu karantunga ariko reka tureke kubivuga nk'uko wabivuze kuko nanjye byanshanganyikishije uko byagenda kose byanshanganyikishije kuko ngiye kuntu nagira uriya mudamu ntabwo azobereye ibintu bya media nta nubwo abibamo afite ubuzima bw'abamo nyine afite akazi ke akora urabizi so ntago rero mba nifuza ko nakora ikosa ryo kumuvuga cyane kubera ko nawe ntabwo ari we byabaye ngewe ubutumwa bwiza bunyereka ko atari we mu butumwa bwiza iyo ngenzuye mbona nawe atari we ni satani wakoze ibyo yakoze so rero naramubabariye numva mufitiye imbabazi nyinshi ubu ngubu kandi yarambabaje pe
yarambabaje aranampemukira pe ariko akimara kuguta ariko ngewe ntabwo mfite umubabaro kuko yambabaje, ahubwo ndamusengera ngo Imana yo mu ijuru ijye mubaha bugufi abashe kurera abana be. Urumva agize abana 4 bari ni charge kuri we, so nanjye uyu munsi ntacyo mfite ngo mufashe wenda kuri uwo wanjye, so ntago rero nagerekaho no kongera kumusengera nabi ko hano nje nkavuga ibye hano nkavuga ibye kuri social media nabamusengeye nabi nababona namwandagaje nanamuteje n'abantu, but it is not the truth. Kandi wari umukristo ntago ushaka kubiza, ntago umutima ngufite. Yesu ariko umusaraba yarebye abantu bamugiriraga nabi aravuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. So igihe cyose ngewe uriya mudamu tubana nari mfite igikomere cy'uko nta buzima bwiza, nta muntu uzigera nkunda. Kameme urumva yego nakuze ntagira data, data yapfuye ndi mu nda, nderwa n'umugabo wa mama, urumva kandi amfata nabi pe, nkurira mu muryango w'iwabo wa mama aho batamfashe neza ngo bampereze ibikwiriye byose nari nkeneye, so ntafitiye urukundo. No hano muri Rubavu mafite bene wacu, mafite bene wacu ariko bene wabo mama, ariko nyine barahari kuko ndabizi ko bahari, just for nothing, nta kindi nzi ko bahari ariko nta kindi nzi. So numvaga nta muntu mfite, nta muntu nabona uzankunda. Uriya mudamu rero numvaga amfitiye ideni kuba nemeye kubana nawe, afite abana 3, atari kubera ko afite amafaranga wenda ngo mushatse y'amafaranga, umuntu ukora kuri gishe amafaranga makeya cyane, sibyo? Abana mbashyira amashuri bariga, abana ndabakunda mbere ku rukundo rwapa, uzi ibiganiro twakoraga kuri Gonarike. Yego. So rero numvaga mfitiye ideni ko mubitse muhaye mugujije njya azanyishyura ku nkunda, sibyo? Ariko birangira nyine birangira neshuwe, byarankomerekeje rero kuko icyo nari mukeneyemo ntago nakibonye, icyo nari mushakamo sicyo nabonye, byarankomerekeje rero. Ntabwo rero mba nshaka ko mbivugaho, oya, icyo gikomere rero nagihwanyije no kuba atazi icyo yakoze, ahubwo ndabwira Imana ngo Mana umubabarire, mufashe abashe kwita no kubana be. Imana imufashe mu buzima imutungishe, abashe n'ibyibuze kwita ku bana. Mu gihe uyu munsi ntacyo mumariye, wenda we Imana imuhinzira, noneho nanjye Imana umunsi zanshira inzira nkagira icyo namumarire ko nzabe naramusengeye neza. Ntago mba numva rero namuvugaho ko amakosa yo menshi ni menshi ariko sinayavuga hano muri media, sina ngombwa. Reka tuwe tumuvuyeho gatoya. Ahubwo babana babaga muri Hembuka bari benshi pe, baganye he? Hembuka imaze gusenyuka nyine abana barandagaye, ariko Hembuka buriya ntabwo yasenywe, nta kintu buriya Hembuka yo gufasha bari abana byasenywe n'abayobozi pe, n'abayobozi babisenye, ariko bigaragara ko ari abayobozi bari barananiwe gukora inshingano twebwe twakoraga, baza kubisenya, barabisenya. Urabyibuka nk'igihe twakoraga igiterane cyari kirimo abantu hafi 400, urabyibuka cy'abagore nari nakuye ku muhanda b'indaya, ngira ngo urabyibuka neza, abantu baguteye ubwoba bakubwira ngo ibyo bintu, kuko nge nakoze ibintu rega byananiye abandi, buriya nari ntangije ibintu byananiye abantu benshi. Wowe uribaza umuntu ufata initiative agafata imodoka ninjoro, urabizi ndabizi, wabaga wambaye amasengeri, wakwa mu mashati, wambitse abana ku muhanda. Ibyo ni ibintu nkajya muri za rigore hasi muri za kanevu nkajya gukuramo abana nkabazana muri Hembuka. Ibyo ni ibintu nakoraga babifite mu nshingano byarabananiye, bagombaga kubirwanya rero kuko nari ndi kugaragaza weakness yabo, ayo bagombaga kubirwanya. Kandi nyine kandi ubu ngubu babana bose ubu bari ku muhanda, basubiyeyo, bari ku muhanda. Nose ntubabona muri Musanze, ntubabona mu muhanda, basubiye ku muhanda kubera ko Hembuka idahari. Yego. Hanyuma rero ugeze hakurya iriya, urivuje, urakize, ugarutse hano, Imana ikurekeza hano. Nge nagusuye ntago nshaka gutinda mu bintu byinshi ngo tugane mu bintu byinshi kuko ndabona ni igikomere kinini. Igihe uzaburire dukavuga ati noneho kino gikomere ndi kugikira, kimaze kujya ku ruhande rumwe, kuko niba turi aha ngaha uracyari mu gikomere. Nuko wisanze hano, nuko ubuzima bwaje gukomera gute, gukomeza gute, ubaye mu buhe buzima? Gerageze tubwire. Ubuzima mbayemo nyine ntago ari bwiza, ni bubi pe,
uwo Christian nyine usigaye ba mu nzu y'icyumba na saro nagusuye nayibonye uwo Christian nyine utagira nyine ubayeho muri buriya buzima wabonye bwabaye bubi that enough bwabaye bubi nyine completely bwabaye bubi ariko nanone mu buryo bw'umwuka ni bwiza kuko ubu bwatumye negerana n'Imana cyane kuruta uko nari mbayeho mbere. Rega David buriya iyi si dutuyemo ni ishuri kandi ritarangira turi kwiga rero hari Imana iri kutwigisha wenda kizafasha abantu ibi ngibi kubivugaho uyu munsi ntago bifite imbaraga ahubwo kubivuga twarabinyuzemo turi kuvuga aho twanyuze ni byiza ko muzaba mwarado nyine uyu munsi ntabwo dushaka kuvuga kuko umunyarwanda yaravuze ngo uvuga batarabona twarabonye rero ubu ntacyo kuvuga twari twabona ahubwo ibigaragara nibyo mubona tekereza ko uyu munsi abantu bakwigishwa cyane n'ibyo babonye hanyuma ibyo tuvuga tukazabivuga nanone turi kuvuga ngo cyagihe mwatubonaga hariya byari bimeze uko ntekereza ko ari bw'isomo ryava mu kanwa kacu rikaba rifite imbaraga isomo nanjye niyo mpamvu nshatse kutabigarukaho cyane hanyuma nagusuye nsanga ibintu biri hanze nibwo turi kwimukira ahangaha nibwo turi kwimuka nawe wabibonye nyine uko twimutse ubuzima nyine turimo ni ubwo ngubwo nyine ni kuriya turimo kwimuka ubonye ko barimo barakora amasuka aho twimukiye kugira ngo tubemo nyine kwishyura inzu kurya David ibyo byose ni ibibazo iyo ni haso nyine ni ibibazo bikomeye cyane nyine nanjye ndi kwita mbitekereza ku muntu wacuruzaga imodoka afite kampani Hembuka wajyaga hanze akambukiranya imipaka utunze amamiliyoni nyine nawe uri kubona ko mba kubihuza biba byananiye pe tukimukira mu nzu y'icyumba kimwe ku muntu wari ufite igipangu afite abapangayi nyine ubu turi mu nzu y'icyumba kimwe kuko ari byo Imana yashimye kandi se twagize ubwenge buke buriya twabaye abanyabwenge buke wenda wanjye warahageraga ku ma office yanjye urahazi warahansangaga kenshi urugo rwanjye uraruzi waruzagamo wari nk'umwana mu rugo sibyo urabizi ko kenshi nabaga nagushyize mu modoka twagiye kuvuga ubutumwa nyine ubuzima bwanjye urabuzi twagize ubwenge buke se naye nicyo kintu nanjye mpita nibaza nkashaka kubwira abantu badukurikiye babwire ngo yakoze ibyo yashatse Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro nicyo ngicyo twababwira Imana yakoze ibyo yashatse kugira ngo yiheshe icyubahiro that is enough byakurenze nyine ngiye biba bindenze numva natangiye mvuga ati kisa watamukaga abantu bakamutinya uyu munsi akaba ari kuza afite aba bodyguard uza kundeba kuri office ugaca kuri barriere zirenga 3 umuntu amaze tugiye kureba nde ngiye kureba Chris ugiye kureba nde ngiye kureba Prophet Chris abantu bakamaza nk'abangaye bambaze tugiye kureba nde nkavuga ati siba sinasoba no hakurya nuko nyine nuko muri rusange isi ni cye kintu yakwigisha gikomeye isi yanyigishije ko tugomba kwishingikiriza ku Mana kuruta kwishingikiriza ku muntu wari we wese umuntu uyu munsi muganira mugaseka mu isegonda rimwe yaguhinduka akagukunjiriza isura umuntu ashobora kwita yibaza ati se mwubwo buzima warubayemo nta nshuti wigeze ubana nazo ku buryo zakugoboka mu gihe uhuye n'amaga buriya ubuzima nari mbayemo nari nkikijwe n'abantu bankeneyeho bakeneye ibyo mbaha hari umupasitori umwe twaganiriye arambwira ati Christian ati buriya nta nshuti wagiraga wari ufite abakunzi kuko Bibiliya iravuga ngo inshuti zibana ibihe byose rero nasanze nta nshuti nagiraga ahubwo nagiraga abakunzi kandi abakunzi bari bakunze icyo mfite kimaze kugenda nyine abakunzi bagombaga kugenda ubu rero muri ibi bihe ahubwo nibwo nabonye inshuti nyanshuti ubu buzima bwanyeretse inshuti bunyereka n'abakunzi that is enough ubu buzima bwakweretse inshuti bukureka n'abakunzi
bwananyigishije ko umuntu agira inshuti n'abakunzi, kandi dukwiye gukerera inshuti cyane kuruta gukerera abakunzi, kuko inshuti ntabwo ibigukunda aba ari inshuti yawe, iba ari wowe. kandi zikundana ibihe byose. Hari nk'umuntu ushobora kuhita yibaza akahita avuga ati bra David nawe ntabwo ari kubaza ibibazo fresh cyangwa ntabwo ari kubibaza neza, ati ni gute umuntu wacuruje imodoka wagize gutya agenda ibintu byose bikaba akabura n'ukuntu yakwisigana wenda na miliyoni imwe izamutabara mu gihe kizaza. Bibaho. None se Yobu ibyabaye kuri Yobu yabigizemo uruhare? Iyi Imana yarambuye akaboko ikavuga ngo ibi bintu mbikuyeho amaboko, Satani ndabikugabije. Satani inzira zose azicamo nyine ibintu akabitwara. Ibyo ni ibintu byumvikana reka. Umuntu agiye mu mwuka ku bakozi b'Imana, ibyo ni ibintu byumvikana. Ntabwo yari umwanya wo kugira ngo dutange ubuhamya bw'uko byagenze akantu ku kandi, kubera ko ntabwo turabivamo. Ejo twakongera tukavuga n'ibindi, ejo tukavuga n'ibindi. So kubera ko tutarabivamo rero, niyo mpamvu tuvuga ngo abantu babe babaye confused, noneho ahubwo basenga umwuka wera abahishurire ko Imana ikora ibyo ishaka mu gihe ishatse. Hanyuma umunsi twabisohotsemo tubayeho neza, turya tukaryama, tutaburara, tutabwirirwa, twambara neza, tutuye ahantu heza, dusubiye mu buzima bwacu, nibwo tuzavuga ngo burya cyagihe igihe byari bimeze gutya, byagenze gutya, bigenda gutya. Ariko uyu munsi turacyari mu rugendo rwo kwiga, turacyari mu rugendo rw'ishuri, ntabwo tuzi ejo nabwo uko bizagenda. Urumva ubuhamya buracyiyubaka. Ntabwo rero uyu munsi dufite gutanga ubwo buhamya ngo tuhere hasi tugeze aho tugeze, kandi tubona tukiri muri iyo nzira. Ahubwo iyo nzira nitumara kuyisohokamo, nibwo imaze kuba closed, nibwo tuzavuga ngo byatangiye gutya, bigera aha, birangira gutya. Niko ubuhamya buba bwubatse. Wageze wumva ukeneye imbaraga z'abandi abantu bagusenga nawe uri umuhanuzi? Icyuma kigomba gutyaza ikindi. N'uyu munsi dukeneye imbaraga z'Imana. Dushobora kuva muri twebwe indani uko imbaraga zayo ziri, ariko n'ubundi ne abantu badusengeye nabwo imbaraga ziriyongera. Gusa uyu munsi turi kumwe n'Imana cyane. Imana iri kudukoresha, Imana iri kuvugana natwe ibintu bikomeye, Imana iri kuduha ubuhanuzi bw'amahanga bw'ibihugu bikomeye, Imana iri kuduha ubuhanuzi bw'abantu bakomeye naboroheje, Imana iri kuvugana natwe ibintu bikomeye, ntabwo badufite, turi kumwe n'Imana. Kuko umwami Imana rero azadutabara. Cyo gituma tutamwara ahubwo tugakomera umutima. Niyo mpamvu ubona mu maso yacu hameze nk'urutare. Ntabwo wivovotera Imana mu ibyo bintu byose wagiye ucamo, cyangwa se n'ubu ukaba wivovotera Imana? Ntabwo nayivovotera, kubera ko Imana ikora ibyo ishaka. Kandi igihe cyayo cyose, buri kintu cyose cyayo cy'Imana kigira igihe cyacyo. Cyagambiriwe munsi y'ijuru kigira igihe cyagenwe. Ntabwo rero ntabwo nshaka kwivovotera Imana, kuko Imana ndayizi. Mbere yuko mba umukire n'ubundi hari ubundi buzima nabanje kubamo bw'ubuhumyi, urabizi. Urwango rero ntabwo nagomba kwitotombera Imana, kubera ko niyo yashimye ko ibingibi biba, kandi ni nayo izashima ko n'ibindi bizaba. So Imana tumaranye igihe kuva muri 1997, tumaranye igihe ku buryo ntayivovotera ngo yakoze ibingibi. Ahubwo iteka ryose Imana ikoze nk'ibingibi ibifite ibindi iri gutegura byiza birushije ibya mbere. Nuko nguko tubyizera. Iyo urimo nko gusengera nk'abandi ukabona barasubizwa, ariko wowe ibyawe bigenda bijya hasi, niki kintu kita utekereza? Mpita ntekereza ko ubugingo bwanjye ari buzima, cyo ni cyambere. Mpita ntekereza ko ubugingo bwanjye ari buzima kubera ko Kristo yaramufatiye, nkahita numva naho ndiho naho napfa, nkabanzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu azampa ibyo nkenye byose, nkahita numva ndamahoro. Hari umuntu dukurikiye ushobora kuba ari guca muri situation nawe urimo aka kanya. Ntabwo twafashe umwanya ngo tugende tuvuge detail ya buri kantu kose uko byagenze, kuko tutari twasohoka mu kigeragezo. N'abantu badukurikiye biba byiza ugiye kuvuga ikintu ukavuga ati Imana yankuye aha, none ngejeje aha. Ariko nanone mu kintu umaze kwiga wari uri hano, ariko Imana igushize ahandi hantu, bivuze ngo nta Imana itagukura, nta itagira ute, nta itakugeza. Iyo urimo gusenga nk'abantu ukabona bari gusubizwa, ukabona ubuzima bwawe bujya hasi, Prophet, ubibyakira utubifata ucima Imana ko ibyo yankoresheje yabikoze, ugashima amashimwe y'abandi, we byawe biri kujya hasi. Nshima Imana ko ibyo yankoresheje yabikoze. Nakubwiye ngo ikintu cyose cyagambiriwe munsi y'ijuru kigira igihe cyacyo cyagenwe. Yego. Kuba ari umuntu ufasha abandi, uyu munsi nawe ukaba ukeneye ubufasha. Nituvuga ubufasha si bw'amasengesho gusa, dukeneye ubufasha bw'amafaranga, dukeneye n'ubufasha bw'iki. Hari n'umuntu ushaka kudukurikira akavuga ati ese ko kuri muntu nawe akeneye ubufasha n'ikoti yambaye. Ni ikibazo. Kuba wari umuntu ufasha abandi ukaba nawe ukeneye ubufasha kuri uyu munsi, ibyo byonyine bikwigisha iki? Hari ikintu ugomba kumenya. Muri iyi si ituyemo abantu batatu. Ituyemo abakungu,
ituyemo abakire ituyemo n'abasirimu. Umukungu ni umuntu ufite byose. Umukungu ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara n'ubundi butunzi. Uwo aba ari umukungu, afite ubutunzi bukomeye cyane. Hanyuma umukire ni umuntu wishoboye ubwe, aba yishoboye ubwe ariko adasagurira abandi. Hakaba n'umusirimu rero, ni umuntu utagira namba. Utagira namba niwe musirimu. Utifitiye namba ariko usa neza kurusha abo bose. So rero ntekereza ko nuwatekereza kugira icyo yagufasha atakurebera mu ishusho y'uko usa, kuko nshobora kuba nsa gutya ntafite amafaranga ariko undi yambaye ibikote bigera ku birenge ayafite. Ntago rica ari cyo gisobanura rwose. Ntago kwambara neza ari amafaranga. Sinzi nyine kuntu abantu bariza kubyumva neza. Ndashaka ngo none utubwire no jambo neza kugira ngo n'umuntu ujya kugufasha ataza kwikanga. Ukuntu umuntu ashaka akavuga ati yambaye ikoti wenda riguze 200, 300, yambaye neza ati igihumbi cyanjye cyo cyamufasha. Akahita avuga ati oya, igihumbi cyanjye reka nyitinyishe kuko uriya muntu nawe wacuruje imodoka 500 yanjye yamufasha. Ubu ngubu hano twimukiye tuvuye mu Mutara, twavuyeyo tumaze amezi 6 twarabuze amafaranga yo kwishyura inzu 20,000. 20,020 amezi 6 120. Urumva icyo kintu? Iki kintu kucyumva? Ndi kucyumva. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo kuba nambaye neza nuko nyine nari mfite amafaranga nkambara neza. Kandi ibintu byaragiye, imyenda irasigara nyine. Imyenda nose nayo kwigurisha. Ari kugurisha imyenda kugira ngo abantu babone agahinda kanjye. Cyangwa nambare nabi kugira ngo abantu babone ko mbabaye. Umuntu umwuka wera niko kazakora. Yemeza abantu. Niba ari umuntu wagira icyo yakora, yagikora. Bitagendeye kukuba kuko turebye. Ahubwo umwuka wera yamuganiriza. Akamwereka ko umutima wacu ukeneye inkunga ye. Yego. Prophet, bwa buzima bwose wabayemo bwari ubuzima butandukanye, burimo urugendo rurerure, bubi cyane. Wahere mu buzima bwiza, wahere mu buzima bubi, uza mu buzima bwiza, uva mu buzima bwiza, usubira mu bundi buzima bubi, ejo ushobora gusubira mu bundi buzima bwiza. Ubwo buzima bwose hari abantu bwagiye bugusigira abakunzi cyangwa se inshuti nko kwagiye bivuga, ariko hari bwagusigiye n'abanzi. Bwagusigiye n'abanzi niko nabivuga. Uwo ubibona uti ku buzima wahere mu buzima bwa kera bwiza bubi, ukaza mu bwiza ugasubira mu bubi, n'ubuzima bugusigiye abantu bagiye batandukanye. Reka tuvuge ku buzima bwagusigiye abanzi. Bifata ute Prophet? Nibyo, ubwo buzima nyine bugusigira abanzi. Ariko ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 12 umurongo waho wa 20 riravuga ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza umuhe ibyo kurya, nagira inyota umuhe ibyo kunywa, kuko nugenza utyo uzaba umurunza amakara yaka ku mutwe. Oya reka tubyumve neza. Uradusomeye ngo umwanzi wawe nasonza umuhe ibyo kurya, nagira inyota umuhe ibyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Hanyuma ijambo risoza rivuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Muri ibi bigeragezo rero ndimo, niba byumvise neza, kuko ubu ngubu ntacyo ufite, wahereza abandi bantu wari ugifite kera, ukora ibyo wari ushoboye, uyu munsi ntacyo ufite. Ushatse kuvuga ngo n'umuntu wabaye umwanzi wawe iki gihe none uramukeneye, ageze inyota namuha amazi yo cyangwa se dusobanura n'umugenza gutyo ukamurunda amakara ku mutwe. Bidusobanure neza kugira ngo tuze kubyumva. Aha umuntu ushobora kuhita avuga ati aha atangiye gusaba we yimye. Sinzi niba uri kucyumva icyo kintu, kuko navuga ati umwanzi wawe niba yaragufataga nk'umwanzi ukavuga ati mugaburire muyikigira, uraba umurunza amakara ku mutwe. Niko abantu babifata. Dusobanura neza mu makara ku mutwe. Ibyo ari byo byose ubu buzima bwansigiye abanzi benshi.
nyine bwasigiye abantu benshi bankoreye nabi ariko ubutumwa bwiza ntabwo bunyemerera kubasengera nabi nta nubwo bunyemerera kubafata nabi ahubwo bunyemerera kubagaburira no kubaha icyo kunywa nicyo ubutumwa bwiza bumbwira akenshi rero abantu batekereza ko iyo gusuka umuntu amakara ku mutwe abantu batekereza ko ari igihano cyangwa umuvumo ariko ubutumwa bwiza ntabwo ariko bubivuga ntabwo ariko ubutumwa bwiza bubivuga iyo bavuze ngo uzaba umurunza amakara yaka ku mutwe ni ikimenyetso cy'ihinduka ry'umutima kiba ari ikimenyetso cy'ihinduka ry'umutima umuntu aba donc iyo umuntu akugiriye nabi wowe ukamugirira neza niba mbyumvise neza umutima uhinduka ukakira ubutumwa bwiza niba mbyumvise neza bivuze ngo abakubabaje abakugiriye nabi wasoje kubababarira iyo niyo repentance reka icyo mu cyongereza bita repentance nuvuga iki rero iyo umuntu akugiriye nabi wowe ukamugirira neza ntabwo agira isoni z'uko yakugiriye nta zindi soni agira isoni z'ibyaha ni isoni z'icyaha nibwo iyo amakara mugeze nyine kumurunda amakara ku mutwe ni ukumutera isoni z'icyaha akugiriye nabi wayi ngewe wangirira neza kandi ngewe naramugiriye nabi ubu muteye isoni z'ibyaha so rero icyo nabwira umuntu umugona arike plus namubwira ngo ubutumwa bwiza hejuru ari amagambo aravuga ngo nimwihoranire mwebwe ubwanyu mureke guhora kubuka Uwiteka ko ariko byanditswe so rero icyo navuga ubuzima muri iyi si ikintu ubutumwa bwiza bwanyigishije cyananka Valenze nuko nagomba gusengera kugirira nabi umuntu wangiriye nabi muri iyi situation ahubwo mfite gusenga no kuzura umwuka wera mwinshi kugira ngo musabire Imana ikomeze kumushyigikira hanyuma izanangirire neza areba aka kantu nashaka kambwira abantu bakumve neza uburyo tugomba gufata abanzi bacu tukabakunda badufashe kujya mu byo turimo badufashe kutujyana hahandi turi tutatekerezaga ko tugize ute tuhari nta muntu n'umwe ngewe wanjyanye ahantu habi Imana niyo yanjyanye ahantu habi kuko nta muntu urusha Imana imbaraga ubu se ntabwo ujya wumva umuntu avuze ati umuntu akaguhanurira ntabwo Imana irakubwira ati bari bagiye kukuroga ariko mbikuyeho none se ntihari abandi baba baroze bigakunda none se uzi ngo uwo muntu waroze bigakunda yarushije Imana imbaraga Imana yabyemeye ko uwo muntu arogwa nge nta muntu n'umwe nshyiraho urubanza nta muntu n'umwe nshyiraho urubanza Imana yarabyemeye kandi niba Imana yarabyemeye ubu ntureba iyi kamera yawe Imana ishaka ko imeneka ntabwo wowe wayimenera hari ubwo yakoresha kandi uwo muntu Imana ikora buriya reka nkubwire abantu benshi bazi ko Yuda azahanirwa icyaha cyo kuba yaragurishije Yesu natwe niko tubizi oya niko tubizi Yuda azahanirwa icyaha cy'uko atihannye ngo yarangiza akiyahura ariko kuba yaragurishije Yesu buriya Yuda ntabwo yagurishije Yesu kubera ko yarazi ko Yesu bagiye kumwica yarazi imbaraga za Yesu ko Yesu batamukoraho kuko bari bamaranye igihe yaramuzi avuga ati utufaranga reka ndukenyerereho ariko Yesu ndanabizi ntibari bumutware cyatumye yiyahura n'ikirere yananiwe kwihana abona Yesu baramufasha birakunda ariko nanone byagombaga kuba inzira Yuda yagombaga kuba inzira Imana inyuramo kugira ngo umugambi wa Kristo ugerweho tekereza iyo Yuda atagambanira Yesu yari gupfa gute so muri politike y'Imana rero Yuda yagombaga kugambana kugira ngo umugambi w'Imana ugere gute sorry niyo mpamvu natanya kugira ngo yakoze ibyo yashatse abo yakoresheje bose kugira ngo tube turahangaha ni ukuri pe nta rubanza mafiteho ni Imana yabikoze kubera ko yashakaga ko mbangaha aricyo ndi kwiga nakubwiye ngo nsanze muri interina ahangaha ndi muri interina ndi kwiga ndi ku ishuri ahubwo ujye unyohereza amata yo kunywa ndi ku ishuri najya nyohereza n'abadukurikiye nabo baze kubyumva neza hanyuma rero iyo ugaragaje umwanzi wawe ukamugaragariza urukundo uba umukoreye ikintu bita guhinduka ariko guhindurwa n'urukundo urabizi inyigisho zanjye zibamo urukundo rwinshi kuko nasanze ari ryo tegeko rikomeye aricyo kintu cyo ariyo nzira yonyine itugeza ku Mana kuko Kristo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga Yesu yakunze abari mu isi aritanga nawe gukunda hari icyo ugomba gutanga kugira ngo making love ugomba kugira icyo utanga uyu munsi rero ndatanga iki
ndatanga ubutumwa bwiza bw'ihumure. Ntabwo umuntu ukugiriye nabi ugomba kumwishyura kumugirira nabi. Not yet. Umugirira neza. Because of love. Iyo rero ibyo ngibyo, iyo ugiriye neza umwanzi wawe, uba ugaragaje kamere y'Imana. Donc uba ugaragaje kamere y'Imana. Umwanzi wawe abona urukundo rutari rwitezwe cyangwa se rudasanzwe. Can you imagine? Tekereza umuntu wakugiriye nabi akaba yiyatanze kuzamugirira nabi nawe akabona umugiriye neza. Urwo nirwo rukundo. Ntabwo urukundo buri ukunda uriya mwana wawe n'uriya mugore wawe arirwo rukundo Imana ivuga. Oya, ni urukundo ugomba gukunda umuntu agatungurwa nuko umukunda kandi we yarazi ko yakubabaje. Kandi urukundo ni ibikorwa ukora, ntabwo ari amagambo uvuga. Buri inkundo dukunda abantu bacu batwegereye ntabwo ari urukundo rwo mu bikorwa, ni amagambo tubabwira. Anzi ikibi hanyuma icyiza kikanesha ikibi. Ibyo bituma rero umutima we waka kubera ko wamurunze amakara yaka hehe ku mutwe. Bituma umutima we waka, nibyo bita conviction. Urumva iyo taska uyishobora? Taska? Gukunda abanzi banje? Icyo gihe rero atangira kwibaza ati kuki angirira neza kandi nkiri umwanzi? Iyo ugiye mu ijambo ry'Imana rero niho uhita ubyumva neza. Mu gitabo, mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, reka nze ndebe ukuntu avuga, nibwo uhita ubyumva neza. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 5:8 aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Wow, that is the love of Lord. Ngo Kristo ni urugero rwiza, yadupfiriye tukiri abanyabyaha, yatwakiriye uko turi, atwakirana intege nke zacu, atwakirana ibibazo byacu, atwakirana ibyaha byacu, aratwakira. Amakinga sure ko urwo rukundo yarudusenderejeho. Ntago yabanje kutwihanisha. So natwe rero abanzi bacu, kandi yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima. Sibyo? Na abanzi bacu ntago dukeneye ko baza kwihana kugira ngo tubagirire ibambe. Tubagirire ibambe before yuko babanza kwihana. Bakeneye imbabazi z'Imana rero ziri muri twebwe. Iyo bavuze ku muntu ndamakara yaga ku mutwe rero nukumubabarira atarababara. Ayo rero niyo makara yaka. Urukundo rutuma umutima we ushya hanyuma ugahinduka. Niyo bavuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire. Urwo rukundo umweretse rutuma umutima ushya, noneho umutima we ugahinduka. Icyo rero nicyo bita conviction. Iva ku mwuka wera, nkuko ubutumwa bwiza bubivuga ngo iyo umuntu abonye ubutumwa, abonye ubuntu atarakwiriye, atangira kumva isoni nziza z'ibyaha. Wibuka umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite uretse iziki izibyaha. Donc isoni nta soni mfite kuba mbayeho muri ubu buzima butandukanye n'ubwa mbere, ntago binteye isoni, ahubwo nkwiye guterwa isoni n'ibyaha. Nta nubwo ndahangaha kuboroga kumvuza induru ngo mana we ngo birarangiye ngo I don't care. I don't care. I don't care anymore. Mfite isoni gusa z'ibyaha. Ntago witaye ku buzima uri gucamo, ku bibazo uri guhura nabyo. Sinkita kubiri mu isi. Na. Je nkundu wabambwe aruntirerererere andutira n'amasambu ndetse n'izahabu. Kristo arampagije naho napfusha ibyo nkunda, Yesu ni umagije naho napfusha amatungo aramaza wenyine.
naho imirima yarumba singira icyo nsoroma, ibya Yesu ntibishira aramaza wenyine. Wow, that is gospel. Rero iyo umugiriye neza, ayo niyo makara. Ayo makara rero umurundaho sayo kumutwika ngo arimbuke, nayo kumusohozaho gukiranuka kw'Imana. Agashonga umutima we hanyuma akihana. Rero iyo ubikoze ni inzira yo gukiza umwanzi, ntabwo ari inzira yo kumuhana umuhahane, ahubwo aba ari inzira yo kumukiza. Ubutumwa bwiza rero si ubwihorera, ahubwo ni ubutanga, ni ubuzana guhindura abanzi inshuti zacu, abanzi bacu bakaba inshuti zacu, kuzana abantu kugakiza, kwerekana Yesu mu bikorwa. Iyo ugiriye neza umwanzi ntuba umutsinze nabi, ahubwo uba umutsindishije umwuka wera. Urugero rukomeye ni Kristo. Reba Yesu ku musaraba yakoze iki? Abamwicaga yabasabiye imbabazi. Abamwicaga yabasabiye imbabazi. Arararama areba aravuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakoze. That is gospel. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ntabwo rero twitaye ku bibazo dufite, ahubwo twitaye ku kumenya ngo turimo turakora iki Imana ishaka, kuko ibibazo byo bizahoraho. Kuko ushobora gusanga n'ibibazo nari mfite cya gihe ntaha muri etaje ari byo byari bikomeye kuruta uyu munsi. Uyu munsi ndwana no kubona kawunga n'umuceri nkiryamira. Nta modoka yaguye, nta conservation mfite, nta mwana wateye undi cyuma, nta Imana ishimwe. Uyu munsi umutima wanjye uranezerewe kubera ko ndi kumwe na Kristo. Abo ni munavuga ngo icyama nkaba nkawe akamineza ye n'ubuntu n'imbabazi n'ubugwa neza bwe. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Icyo nicyo dukwiye gusangiza abantu. Dusangiza abantu ubutumwa bwiza, twe kubasangiza ibyago n'intambara. Nherutse kubwira abantu, ndavuga ngo ntukajye imbere y'Imana ugiye kwibwira uburemere bw'ibibazo ufite, ahubwo jya uhagarara imbere y'ibibazo ufite ubibwire amaboko magari y'Imana. That is gospel. Iyo dusenga duhindura icyerekezo, tukava kubwira Imana tukabwira ibibazo. Dawidi yabwiye Sawuli aramubwira ati ngewe, yamuhaye ubuhamya, aramubwira tumva ngo ubuhamya ngewe kuno byagenze. Iyo idubu yazaga narayicaga, ntabwo Goliyati yananira. No, ugomba guha ubuhamya ikigeragezo, ukagiha ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mbere, noneho ikigeragezo kigacibwa intege n'imirimo Imana yakoze. Aho kugira ngo ubwire Imana uburemere bw'ibibazo byawe, ahubwo jya ubwira ikigeragezo ubugari n'ubunini n'imbaraga z'Imana. Ukibwira ati nubwo nonaha uri kundwanya, ariko Imana nsenga ifite imbaraga ziruta zawe. That is gospel. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Rero iyo ubikoze gutyo bigira ingaruka nziza, abantu benshi barihana bagahinduka, imitima yabo ikegera Imana, kubera ko ya makara aba yagwiriye mu mitima yabo. Ayo niyo makara bavuga, ntabwo ari ibyago uba umuteje, ntabwo ari ibibazo uba umuteje. Ubutumwa rero bwiza buravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza. Bantu bakurikira cyangwa se baba kuri Gonarike Plus, ndagira ngo mbamenyeshe ko ikibi ntago gikwiriye kubaganza, ahubwo munesheshe ikibi cyiza. Nubwo turi mu ntambara, turi mu bigeragezo byinshi, turi mu bibazo byinshi, dufite intambara nyinshi turimo turwana nazo, ariko nimureke twe kuneshesha ikibi cyiza, twe kuneshesha ikibi cye kutunesha, ahubwo tunesheshe ikibi icyiza, hanyuma dutegereze Imana. Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Amen. Ntago dufite ubwoba, ntago dufite ubwoba, turabizi neza ko aha hantu turi kumwe n'Imana. Hallelujah. Buriya urahirwa abantu nibaguta ariko bakaguta mu biganza by'Imana. Harya abantu bibwira ngo barakujugunye, ariko bakaba bakujugunya ahantu Imana yicaye, ikagusama ikagucigatira. Twebwe rero isi yatujugunye mu byicaro by'Imana. Mu by'ukuri twicaranye n'Imana. Twaburaye
naho ndiho, naho napfa, naho naba naburaye, naho naba nabwiriwe, ndabizi ko nkundwa n'Uwiteka kuko ndi mu byicaro by'Uwiteka. Amen. Yego profe, ndabyumvise pe, ndabyumvise. Nkunze no ku buryo utubwiye, nizeye ko abantu nitwumve turebe ariko tunagira ute tunige. Ese ibigeragezo urimo, Pawulo yaravuze ngo niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Bese ni inzara, nukugeragezwa se, nukwangwa n'abantu se, nugutukwa nabo se? Niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Abona ntacyo. Mu ntambara urimo mwene data, mu bibazo urimo, mu makuba urimo, nta kintu gikwiye kugutandukanya n'Imana. Isaka ageze ari hariya, ari muri kiriya gihugu cy'Igerari, ngo yageze ku isoko ya mbere yitwa Sitina, ngo iryo riba bararitonganira, akomeza imbere, abona Eseki nayo bamugisha impaka, ariko arakomeza. Haleluya. Agera i Rehoboti, agera ku yindi soko. Nubwo uri kuvoma ku isoko ya Sitina, abantu bakugisha impaka. Nubwo uri kuvoma ku isoko ya Sitina, abantu bari kukurwanya, abantu batakwemera, abantu batagukunda, iterambere ryawe ntibaryumve, ariko igira imbere gatoya. Nubwo uzagera kuri Eseki nayo bakakurwanya, Eseki nayo bakaguteza ibibazo, egera imbere gatoya. Haleluya. Hari Rehoboti. Nubwo uri ku masoko mabi uyu munsi, humura, imbere hari ubundi bwoko bw'andi masoko meza. Hari Rehoboti. Bisobanuye ngo Imana Uwiteka adutuje ahagutse. We have to be patient and waiting. Tugategereza. Uko mu gutegereza no kwizera no gukomeza gutegereza Imana, aho ngaho niho duhurira n'Imana. Sitina iruhije abagabo, iruhije abagore, iruhije abantu mu ngo zabo. Eseki nayo iri guteza ibibazo, ariko ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Imbere gatoya hari Rehoboti. Turabizi nubwo turi kunywera kuri aya masoko asharira, aya masoko abafilisitiya bigaruriye, barimo kutugisha impaka kuko turi kunywera ku masoko kandi nta yacu, ariko turimo turayahuriraho n'ibibazo. Ariko tugomba kumenya iki ngiki. Reka twihangane kuko imbere hari Rehoboti. Imbere hari Rehoboti. Imbere hari Berisheba. Imbere hari amasoko meza y'ubundi bwoko. Haleluya. Mana ishimwe. Mana ishimwe. Abantu benshi barambaza ngo izi mbaraga uzikura he? Abantu benshi bazi ko nakagombye kuba narasaze nkajya indera. Bashashe imyambaro, nanjye niko nakagombye kuba mbitekereza. Bashashe imyambaro, komeza, bati hozana hirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe. Wow. Isi ni gatebe gatoki, ubuzima burahinduka ariko Imana ntihinduka. Haleluya. Turi ku masoko mabi, turi ku masoko ateye ubwoba, turi ku masoko ababaje, ariko turi kwihangana, turihanganye because imbere hari andi masoko y'ubundi bwoko. David, turabizi ko turi kunywera ku isoko igoye, ariko ndagira ngo nkomeze umutima w'uyu muntu, niyihangane. Imbere hari indi soko y'ubundi bwoko, hari andi masoko, hari Rehoboti, Imana izagutuza ahagutse. Hari Berisheba, umusozi wo kuganiriraho n'Imana. Hari umusozi wo guhumurizwa. Ngo ageze i Berisheba iryo joro, ngo amaze kubaka igicaniro, ngo iryo joro Uwiteka aramusanga, aramubwira ngo humura, uyu munsi menye neza kuri kumwe nanjye. Ntabwo dukeneye ko Imana iza kubana natwe, ahubwo twebwe mu bigeragezo dufite dukeneye kujya kubana n'Imana, kujya gushaka Imana. Ntabwo dukeneye ko Imana iza kudushaka ngo izibane natwe, ahubwo twe tujya kuyishaka tugakomeza kubana nayo. Amen. Amen. Amasoko rero arahari. Hari andi masoko y'ubundi bwoko. David, hari andi masoko y'ubundi bwoko. Uyu munsi turi kuri Eseki, uyu munsi turi kuri Sitina.
ntabwo dukwiye gucika intege, ntabwo tuzatinda kuri aya masoko. Imbere gatoya hari andi masoko y'ubundi bwoko, kandi amasoko azatuma twishima, amasoko azatuma tuvugana n'Imana ibyiza, amasoko azatuma tugira imbaraga, amasoko azatuma abantu bongera kutwizera, amasoko azatuma abantu bongera kutugarukira, amasoko azatuma abantu bongera kutwumva, amasoko azatuma twongera kugira ijambo. Imana ishimwe. Imana iguhereze umugisha. Yego. Urakoze cyane kubw'ijambo utugejejeho, ariko nanone nizeye ko abantu twumvise tukanareba, ariko nanone tukaniga. Tugeze ku mwanya w'umusozo w'ikiganiro cyacu. Hari akantu ngiye kuvuga gatoya. Sinzi niba ndavuga ati nugukorera umugisha kuri profete, sinzi niba ndi buvuga ati turwane kuri profete umuntu watubwirije, ariko ukuza kubitekereza uko umutima wawe uri kukubwira ariko bigenza. Biragoye kuvuga ati dufashe umuntu wacuruzaga imodoka, umuntu wari ufite amakampani, ariko niko isi imeze, tugomba kubivuga. Sibyo profete? Ni ku isi imeze. Natangije ijambo avuga ati nta Imana itagukura, nta nayo itakugeza. Ubuzima bwose Imana ishaka bitewe nuko ishaka kubigenza, ibikora mu buryo bwayo. Kandi hari ijambo nkunze kuvuga, niba kuva kera warakundaga kuryumva, navuga ko nta kintu Imana ikora mu gihombo. Buri kintu cyose gikora mu nyungu zayo. Buriya byashoboka ko yanaguteza n'impanuka ugapfa. Ariko yabonye ko ufiteho umugambi, gifite ibintu byinshi ugomba kubwira abantu, iravuga ati si tubona abantu bagura imodoka bazigendamo kabiri bagapfa se. Tubona abantu bahera mu mazu biyubakiye se. Yego. Ariko Imana yavuze ati gumaho, hari kubw'impamvu. Hanyuma ku muntu wifuza gukora kumugisha kuri profete cyangwa se gusengana nawe, ku muntu wifuza kuvugana nawe, ni umukozi w'Imana. Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangazo n'uyu munsi gikoresha ku bantu bafite ibibazo, ku bantu bafite inyatsi, nyine kuri ba bantu nyine bumva baremerewe, bafite ubuzima bwanze. Mwamuvugisha, tugiye gufata nimero iraza gukorwamo n'ibindi byose, ariko nanone ndaza kuyipininga hasi muri comment, araba ari nimero ya mbere muri comment, naba ari comment ya mbere nimero ye irabirimo. Ariko nanone katwibutse nimero ye imubaruyeho. Profe, tubwiye dusoze. Nimero yanjye iba kuri WhatsApp gusa. Ni 079 2 99 24 8 4. Bivuze ko kuguhamagara ntibyakunda, uketse kukwandika kuri WhatsApp. Kwandika kuri WhatsApp. Ibyo byose umuntu uri kureba ikiganiro afite WhatsApp. Ibyo byose afite WhatsApp. Ntago yadukurikira adafite WhatsApp. Ariko nanone ibaruye ku yaye mazina. N'ubundi ibaruye kuri Hembuka, ariko ntago iba muri mobile money. Anyandikiye na akeneye niya mobile money, nshaka kumuha code. Okay. Turaza no kuyandika hasi kugira ngo muze kumuvugisha, umwandikiye mwabonana. Prophet, turagushimiye ko watuganirije. Nize ngiye ubwanjye ndize hari kuntu tuvuga ubuhamya, aho ukavuga ubuhamya bw'umuntu utigeze ubana nawe mu buzima, ariko muri gake ntago nabanye nawe ubuzima bwawe bwose, ariko muri gake yanzi n'ubuhamya duhaye. Njye ubwanjye bumpaye isomo. Biba byiza ubwiye umuntu ku kintu yiboneye. Easy. Ejo nitugaruka dushima, tuzagaruka mvuga ati hari ibyo nabonye, hari n'ibindi nongeye kubona, hari n'ibindi ndi kubona. Wow, that's good. Kuko nzaba ndi kuvuga ibintu ngize ute inzi. Niba mvuze ngo naje gusura inshuti yanjye ya kera, nuko muzi. Byumvikane ko ntago ari ibintu byo guca ku ruhande mvuga ati ngo yaje ku mama hano, ibyo avuga si ukuri, ngenda bizi. Ndamuzi agenda mu modoka, muzanye igipangu cye ndakizi, muzi afite umuryango ukomeye, avuga abana bane afite, ndamuzi nyine. Afite Hembuka ndayizi. Warikoreyemo n'ibiganiro. Afite abana afasha ndabizi. No tu video tumwe ajya ku mihanda, akura abana ku mihanda ndabizi. Turagushimiye Prophet. Murakoze cyane. Dusoza n'isengesho. Mana turagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Tuguhaye icyubahiro kuko ufashije iyi mitima. Niba hari ibyo twavuze bitakunogeye, ibyo ngibyo ubitubabarire. Ariko dutekereza ko ibyo twavuze byose twari tugambiriye guhembura imitima no gufasha abizera kugira ngo bongere buzuzwe izindi mbaraga. Komeza kubana natwe, ukomeze kurinda Gonarike Plus, urinde n'abanyamuryango bayo, kandi ukomeze undinde nanjye n'umuryango wanjye mu izina rya Yesu. Amen.